hako kubitutsi nundi basanzwe bakuzi kuyoboye icyo se undi ni igitutsi ubundi igweja mbese ntago mbizi ubufate kuri igweja ubucaranye n'igweja kagusetse ubu ni ryo riri imbere yawe oya mva nkubwire pe njyewe cyutankuyemo baso gatuka abandi kubera iki se wowe nkandi wowe nkandi mbese urasubiriye oya nyine ngukuremo wowe nkandi kuki utankuyemo umugani wa regisi mu biki ngukuramo mu bo watutse kandi nta muntu ameshoninze izina rye iyo uvangura amagweja n'abagabo ukamvanamo fata koko mwa hanyuma basaba imbabazi igihe kuri kwimana idashaka bize hano umugani wa cyo Kinyarwanda ngo manika gati wicaye kukamanura bikagorana ubu Aisha riragiye kukamanura birakunda se buri kature buryo ugiye kwisumbukuruza nta kibazo ariko rimwe ritazero jewe imbere y'abanyarwanda n'abanyarwandakazi nitwe Inkindi Aisha Inkindi Aisha basabye imbabazi abagabo nibo nyine ubona ko bafite okay nibo natutse ubwo nibo watutse ubwo oya nibo watutse nukuri hano imbere Isimbi TV umugabo wese aho ari Yezirika nizere ko umeze neza cyane nizere ko kandi ugenda urushaho guhirwa n'ibyo ukora bya buri munsi ni Fyve-tvrwanda tugenda tugaruka ku makuru y'abasitari bagezweho amakuru abakikikana mu Rwanda n'amakuru tukugezaho 24 hours so guys ngira ngo abantu mukoresha social media cyane mwanayibonye ariko mwanayibonye cyane mu kavido katangiriye inkuru cyangwa se amakuru tugiye kubagezaho bamwita Aisha uwinkindi Aisha is it uwinkindi inkindi you know ni umwe mu bakobwa navuga ko bazwi cyane muri sinema mu Rwanda bitewe n'ibintu byinshi yagiye akora ibintu byinshi yagiye agerageza kuba yakora then aherutse kugera gutya agira ikiganiro n'igitangazamakuru kimwe gikorera ku muyoboro wa YouTube hano mu Rwanda then aza kugira gutya rero Aisha mu buryo bwo gusa nahaganira aza gucika aravuga ati you know abantu mutari muri CTU ngira ngo yagarukaga cyane ku bijyanye n'amatora babizi ko CTU ibiri imbere cyane bitewe n'uko ariyo irinda umutekano wa nyakubahwa perezida w'igihugu you know hanyuma aza kuvuga ati rero aba CPU yadutwariye abasore idutwarira abagabo hama idusigira amagweja ni kimwe mu bintu navuga ko byongeye guys nahoze mbona abantu benshi bamwatatse ku mbuga nkoranyambaga cyane ururimo X ewana urubyiruko bamaze kubabara guys bamaze kubabara cyane bamwatatse rero bakoresheje impande zose abakoresha Instagram abakoresha Twitter Facebook you know so nyuma kuvuga rero ko ngo City yatwaye abagabo igasiga amagweja abantu benshi rero bahise bongera kumwibasira bavuga ko ngo yavuze nabi cyane bitewe n'uko rumva ya generalije akavuga ko muri make umugabo wese utari muri CTU ari amagweja ngira ngo abantu muzi amagweja murabizi cyane ni kimwe mu bihingwa ibimera hagati aho n'ubworozi n'ubworozi bw'amagweja n'udukoko tugira dutanga ubudodo so murabizi cyane rero bamwatatse bavuga ko ngo yavuze nabi cyane yanarengereye ndetse ntabonye banamwikoma cyane bamwikomye biteye ubwoba cyane so yaje rero kugira uburyo ki dekarara
avuga ko ngo ari ibintu bisa naho byamugwiririye, anasaba imbabazi yasabye imbabazi ngira ngo mu kiganiro na ICBTV aza gusaba imbabazi avuga ko agati ngo yakamanitse yicaye ariko ngo sinzi niba guhaguruka biri buze kumukundira ngo kaze kumanuka. So ngira ngo ni kimwe mu bintu navuga ko biri trendy cyane ku mbuga nkoranyambaga, gusa tunamushimire kuba yavuze ati reka nsaba imbabazi ngarura ibintu hakiri kare, nyaboneka rugikubita ntaza kuba nakomye rutenderi. Ngira ngo abantu benshi bazi Simbi cyane muri sinema nyarwanda, banamuzi cyane mu kuba ari umwe mu bakobwa bakunda kugira umwihariko wo kuvuga gutera ubuse, akaba ariko mbivuga ko benshi bagita ngo ni ugutukana ngo ni ibitutsi, ariko ni ibintu byahozeho mu muco nyarwanda kuba umuntu yatera ubuse, umuntu ashobora kuba yagira ikintu runaka yibasira. So ni kimwe mu bintu bamuziho cyane, ibintu byo gutera ubuse, kumenya kuganira cyane ariko nanone mu buryo bwo gutera ubuse. So ni kimwe mu bintu rero bamuziho cyane, benshi rero baje no kuvuga ko yabizanye cyane no mu biganiro bikarangira abantu benshi bamwikoma. Ngira ngo nahoze nsoma amakomenti menshi atandukanye, abantu benshi bongeye guys, abantu bamaze kubabara sinzi gusa icyo navuga ni uko muri social media hagomba kujya haba mu buryo bwo kwitwararika, tugomba kugira umwihariko wo kwitwararika bitewe n'uko rimwe na rimwe hari igihe social media wisama wasandaye, ushobora kwisama wasandaye. So biba byiza rero cyane iyo umenye gukontorora mic, ukamenya gukontorora kimwe mu bintu navuga ko bishobora kugusenya, ndavuga amagambo, ukamenya rimwe na rimwe mu bantu harimo abantu batandukanye, hari abantu ashobora kuba challenged bitewe n'amagambo wamuvuzeho cyangwa se wavuze bikaza kumutera kuba byamushokinga cyane. So ni byiza cyane rero ko tumenye ko dukontorora mic kurusha kuza kuvuga, bitewe n'uko abantu benshi bashobora kuba bamenyereye kuba muri sosiyete y'abantu basabana, abantu baterana ubuse, wabizana hano ugasanga ntabwo birya. So reka nizere ko rero twese tugiye kumuha imbabazi kubera ko gusaba imbabazi ni kimwe mu bikorwa by'ubutwari, cyane pe udashobora kwirengagiza. So ni Fyve-tvrwanda, tugenda tugira ku makuru y'abasitari, amakuru bakikikana mu Rwanda, n'amakuru tukugezaho 24 hours, amakuru utasanga ahandi. Reka mbwire ngo jobless.